niba amafaranga 300-400 wabasha kuba warize iwacu amezi 2 yonyine, ukabasha kuba wabasha kumenya gukamera mu kwezi kumwe no gufata amashusho n'amafoto, ukamenya ku editinga, icyo gihe ubasha kuba wabona amafaranga ageze nko muri miliyoni mu cyumweru kimwe, kuko wa muntu uraza kugenda umukamere ahantu hose, umukamere mu murenge, ujye muri mariage isanzwe, wumva ukore background, nurangiza ya footage yose uyifate ugende unayediting, nimara ku editing yashyire ku flash. Uwo muntu tujya mu manama z'amakuru atandukanye ya budget ya gufotora n'iki, bayiha miliyoni irarenga. So imagine ninde muntu ukorera amafaranga miliyoni mu cyumweru muri iki gihugu. Hari amahirwe hari meza cyane kuko twaje gusanga bino bintu byikubiye cyane abantu bo mu mujyi, cyangwa bikubiye cyane abantu batuye hafi y'aho ishuri riri. Tugerageza gufata amasomo kugira ngo tuyashyire ku mbuga nkoranyambaga kandi tuyashyire mu rurimi abanyarwanda bose bumva, aricyo kirimo cy'ikinyarwanda. Amasomo yacu yose ariho, ushaka gukamera, ushaka gufotora, ushaka gukora ibyapa, ushaka gukora ubukanishi bwa moto, ibyo byose biriho, kandi biriho ku mafaranga 50,000 gusa uramutse unyuze ku bafatanyabikorwa bacu dukorana nabo. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagera ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa, n'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com, cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Amazina yanjye banyita Kambande Mable, abandi marketing wa IBTC. Yes. IBTC first of all IBTC mu magambo arambuye ni Innovation Business Technology College. So ni ikigo cyashinzwe mu 2012 kigisha imyuga. Gira ngo dufite imyuga igeze muri 3 twigisha, ariko igicagaguye ko bice byinshi. Dufite igice cyitwa filmmaking, tukagira igice cyitwa graphic design, tukagira n'ikindi cyitwa web design. Ariko kigiye gicagaguyemo ibice byinshi. Yego. Mu magambo make abantu basohoka iwanyu baba iki? Abantu basohoka iwacu nk'uko nari nkubwiye muri ibyo bice, babasha kuba baba abakameramani, kugira ngo abakameramani benshi muri iki gihugu bose baturutse hano iwacu. Dufite abadesigner mu rwego rwose, yaba ari mu rwego rutoya cyangwa urwego rurambuye. Iyo mvuze rutoya no kuvuga ngo abasha gukora ama business card, abasha gukora envelope, abasha kwandika ku mipira, abasha gukora utuntu nk'utwo. So mu rwego rurambuye naba bakora ama boards, zino board ureba nini zo ku muhanda, bino byapa binini bya MTN, bya Bralirwa. So abo bose ni abantu baba baranyuze bacu bakiga muri graphic design, somo twita Adobe Illustrator, abasha kuba yabasha. Abenshi rero hano bari hangiye imirimo, ibyo bakora hano hanze. Abizi wacu muri filmmaking bakiga kamera, bakiga gutunganya amashusho ariyo Adobe Premiere Pro, bakigisha gutunganya amajwi ari Adobe Audition, n'aba sound engineer benshi cyane b'amaradiyo atandukanye, n'aba TV production b'amativi atandukanye. So ubuhamya buri kereka abantu nyene tubagezeho tukabaha ama website bakadusura kugira ngo bashe kumenya, cyangwa bakadusura aho dukorera.
yego hanyuma bisa naho imyuga abantu batamenye cyangwa se bashobora kuba batarabyumva neza. Ubona ari itandukaniro gukora imisatsi, kudoda, kugira gute, mu by'ukuri ibihe bitanga amafaranga cyane kuko ibijyanye ntabwo abantu benshi ntabwo barabyumva ariko usa n'ubwira abantu bitandukanye. urakoze cyane kuri icyo kibazo. Nayo narabuze umuntu ukimbaza cyane kugira ngo mbashe kugisobanurira mu buryo burambuye. Yose ni imyuga fine. Ushobora kuba udoda, udasuka, udakora ibyo bindi bitandukanye, yose ni imyuga, ariko imyuga iratandukanye mu buryo bwo kubonamo amafaranga. Tekereza ko ushobora kujya mu bisi ukoresheje kariya ga smart card, ntabwo twe tuzi ko bizabaho ka tap and go, ariko kuri iki gihe ibintu byose kubera ko bigenda biba digital, ibintu byose biri kuba muri digestion. N'ibintu twigisha rero ni ibintu biri digital. Turi gufata ubukameramani, turi gufata ibyo kwigisha nka web design, gukora inkoranyambaga. Abantu ntabwo bagiposting, nta muntu ukigira umwanya wo kumva radio cyangwa televiziyo, ariko at least muri taxi ujye bireba buri muntu wese agenda scrolling. So ibintu byacu ni ibintu bigezweho. So iyo ikintu kigezweho kiba gifite n'amafaranga menshi. Izi saha ndakubwiza ukuri, umukameramani ushobora kuba yakamera ubukwe, tuvuge wenda mu murenge gusa, ntabwo ajya munsi y'ibihumbi 300 cyangwa 400, sibyo? Niba amafaranga 300 400 wabasha kuba warize iwacu amezi 2 yonyine, ukabasha kuba wabasha kumenya gukamera mu kwezi kumwe, no gufata amashusho n'amafoto, ukamenya kueditinga, icyo gihe ubasha kuba wabona amafaranga ageze nko muri miliyoni mu cyumweru kimwe. Kuko wa muntu uraza kugenda umukamere ahantu hose, umukamere mu murenge, ujye muri mariage isanzwe, wumva ukore mbega ibyo, nurangiza ya footage yose uyifate ugende unayediting, nimara kuediting uyashyire ku maflash. Uwo muntu tujya mu manama z'amakuru atandukanye ya budget ya gufotora n'iki, bayiha miliyoni irarenga. So imagine ninde muntu ukorera amafaranga miliyoni mu cyumweru muri iki gihugu. Ariko wa muntu udoda na wa muntu usuka ntabwo mpamye ko ariya amafaranga bayabona ku munsi umwe. We akora buri munsi, ariko wowe ukoze kwa gatandatu no ku cyumweru. Ukoze kwa gatandatu umunsi wose, uragiye wicariye mu rugo, n'akazi katagusaba kuba ufite office, kuba ufite mashini yawe, wicariye muri chambre yawe, ufite agakofi, ureditinze ako kanya umuhaye ibintu bye. Kamera ni mu miliyoni, ariko buriya tugiye icyiza cy'umwihariko ya wa IBTC iyo wizi wacu. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaye murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga, murumuna we wiyigiye umwuga, ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitize ukajya ku rubuga wa@ibtcfilmschool.com. Turabana ni famille, it's a family actually, kuko ntabwo iyo wicaye iwacu ukavamo uri umuntu ufite nka 90% reka mvuge y'amanota, ufite certificate yacu ya TVET board, ubu waye muvandimwe. Ntabwo ushobora kuza ngo uvuge ngo ugiye gukamera ubukwe ahantu udafite kamera, utureke kuyiguha. Turagutiza, ntabwo tuyikugabira, turagutiza ukagenda ukayikoresha, wanyuze ukayigarura. Ubwo urumva iyo ugiye nko mu biraka bigeze muri 4-5 ubasha kuba wakwigurira kamera. Bivuze ko ubwo abantu bafite ngo kamera zirahenze cyane, bivuze ko kamera biba byoroshye kiraka. Yego cyane, kuko niba ugiye no ku kiraka wizeye ko ubona amafaranga 600 cyangwa 800, nta giki cyakubuza gukodesha kamera y'ibihumbi 20 cyangwa 30. Urayikodesha 20-30. Haba hahari rwose, tuba dufite n'abantu bamaze kubaka ama studio yabo, bafite buri kimwe cyabo ku buryo tubasha kukoriyanta, ukagenda ukamukodesha kamera ukaza ukamwishyura ukomeza gahunda zawe. Ntabwo kubura igikoresho wakigura warize muri IBTC. Dusa naho dusohora tubwire amahirwe yandahari yego. Hari amahirwe ahari meza cyane kuko twaje gusanga bino bintu byikubiye cyane abantu bo mu mujyi,
cyangwa bikubiye cyane abantu batuye hafi y'aho ishuri riri. Tugerageza gufata amasomo kugira ngo tuyashyire ku mbuga nkoranyambaga kandi tuyashyire mu rurimi abanyarwanda bose bumva, aricyo kirimo cy'ikinyarwanda. Amasomo yacu ariho, amasomo yacu yose ariho. Ushaka gukamera, ushaka gufotora, ushaka gukora ibyapa, ushaka gukora ubukanishi bwa moto, ibyo byose biriho kandi biriho ku mafaranga 50,000 gusa uramutse unyuze ku bafatanyabikorwa bacu dukorana nabo. Yes, turaza ukaduhamagara ku manimero yacu tugendana. Amanimero ya office ni 0788 54 3002 cyangwa 078 0722 54 3002. Iyo duhamagaye automatically duhita tuguha link ukabasha kwinjiramo. Ni ibintu byoroshye, dewe n'aba bantu batazi gusoma no kwandika twabakoreye video ibasha kubereka uburyo binjiramo, bakinjiramo bagatangira bakiga. Online birashoboka, hariho ubuhamya n'ubu nuko nyine dukoze ikiganiro wenda amasaha akuze kuba mwabinteguje nkabazanira umuntu, bikaba ngombwa ko basha kuba yaza akababwira ibyiza amaze kugeraho bya online kandi n'uburyo yiga mu buryo bworoheje. Isomo ryose uraryiga ibyo washaka kwiga online mu masomo yose dufiteho, kandi waraza ugafata certificate yawe. Hano nko mu mujyi hari abantu bahari biga akigira University ya Harvard yicaye hano. Yego, so abanyamahanga baba bashije kubyumva cyane kuri akari ibintu bahoramo. Buri kintu cyose gikorerwa hano. Izi zaha hari umuntu ejo bundi twese tuganira akavuga ngo ngo ngiye amafaranga ngo nyate ngo ngiye kugura mu kintu ngo ntarebye. Ibyo byo kugura kuri Amazon ni iki? Hari abantu batarabasha kumva ko ibyo bintu bishoboka, ariko kugeza izi saha ndakubwiza ukuri ko abanyamahanga dufite nibo benshi kurusha abanyarwanda, ariko n'abanyarwanda batangiye kugenda babyumva bitewe nuko tugenda tubibabwira n'abafatanyabikorwa nabo bagenda babibabwira, kandi ni ibintu byoroshye. Niyo mpamvu twatangiye kugira ngo biriya bintu byose tubishyire hehe mu kinyarwanda. N'abanyamahanga babyiga hanze ni abanyarwanda. So far dufite 2 bo muri Denmark, tukagira 3 bo muri Cameroon, tukagira umwe mu Bubiligi, tukagira n'8 bari mu gihugu cya Uganda, ariko bose ni abanyarwanda kuko amasomo yacu ari mu kinyarwanda. Ubwo mbise nyumva ko abarwanda fone aho bari hose yego bashobora kubenefitinga amasomo. Yego, hanyuma hari abantu bavuga ngo kuri tele kwiga kuri tele na online buke aba online ngo bashobora kubona kuko babona ubumenyi buhagije n'ubwamwarimu uhagaze imbere y'umunyeshuri cyane. Umukozi w'Imana Daniel ndashaka kubwiza ukuri ko ibintu byose biba ari kimwe. Niko nyine hari kwa kundi umuntu aba yarakuze yumva ko twakuze tubona mwarimu ari imbere yacu, wanakora amakosa akagukubita inkonji, wagira gute ibintu nk'ibyo. Ariko uko yigisha ari imbere yawe ni nako yigisha ari online kuri screen yawe ufite cyangwa kuri Android yawe ufite uri gukoresha. Ibintu byose aba ari kimwe kuko uko guha ama exercice hano ni nako atanga ama exercice through email y'uwo muntu uri kubyiga. Uko bakora exam hano ni nako ushobora gukora n'ama exam aho ngaho, kuko icyo gihe urimo kwigira online aba ari discipline. Uricara wowe ukiga ugasa nk'uwiga nyine wikontroye. Ariko hano irimo hano wibuke ngo baba bakwambuye telefone udashobora gusohoka uko ushatse. Urumva online wiha discipline ukiga, naho cyo bagitandukaniye gusa naho ibintu by'amasomo baramba. Yego, birahendutse cyane kuko uwigira online tumuca amafaranga 100,000 ku isomo rimwe. Ujya hano aza hano n'amafaranga 160 kuko ni 150 ku isomo n'10,000 byo kwiyandikisha. Yego, ariko dufite abafatanyabikorwa dukorana na radio sign in cyangwa login, ukabasha kwinjiramo ubasha kubona abafatanyabikorwa dukorana ku buryo wabasha gupikingamo umwe bitewe naho wabyumvise, ukabasha kwishyura amafaranga makeya. Yego, murakoze cyane ndishimye. ariko akaga kabaho rwose. ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha.
IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagera ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.